ni ryari wamenye ko guhitamo neza bifite ubusobanuro bukomeye mu buzima bwawe? Ryari wahise wamenye ko kugira amahitamo mazima cyangwa guhitamo bifite igisobanuro gikomeye mu buzima bwawe? Guhitamo nibyo bifite agaciro cyane, kubera ko ihitamo mbere na mbere uhitamo bitewe na bya bintu byose bwabumenyi ufite, noneho wiyongeraho n'ibyo ubona, ibyo urimo. Numwe bigahita uvuga uti ndashaka kuba iki ngiki. Ikintu cya mbere ugomba kuvuga uti ese ndifuza kuba iki. Muri twebwe nk'uko bivuze dufitemo ibintu byinshi biturimo, turi uruhurirane rw'ibintu byinshi, ariko wowe mbere na mbere ugomba kumenya uti ngewe ndinde. Nkurikije ubwo bumenyi bampaye, nkurikije abo bose bagize uruhare mu kungira uwo ndiwe, nawe ugomba iyo ni intambara umuntu ahorana mu buzima bwe bwo kwibaza ndinde, nge ndinde. Iyo rero umenye icyo uri cyo, ariko iyo ni intambara ikomera. Nibura ari kurimenya ukamenya, iyo wimenye umenya icyo ushobora, kuko ntabwo dushobora byose, ntabwo turi Imana. Bikurikije n'ubumenyi baguhaye, bikurikije n'uri we, uravuga uti nshobora iki ngiki. Noneho y'amahitamo yawe azagendera kuri ibyo ngibyo, ariko kandi umenye uti ngewe kugira ngo mvuge ko ndifuza iki, ni iki kizanyereka ko nahiriwe. Twese turashaka guhirwa, ariko guhirwa kwacu tugiramo uruhare duhitamo. Hari ibyiza iteka Imana yatubwiye ko hari icyiza n'ikibi tugomba guhitamo, ariko iteka tuba duharanira guhitamo icyiza. Kandi wagira amahirwe kubera ya formation hawe, bwa burere hawe, ukagira amahitamo. Guhitamo rero ushobora guhitamo igituma ugera ku byiza, kuko nibyo twifuza, ariko ushobora no gukora amahitamo ashobora kukugeza ku bitari byiza. Ni indangagaciro ki cyangwa igitekerezo kikuyobora mu mibereho yawe buri munsi? Indangagaciro ki cyangwa ni ibihe bitekerezo, iki gitekerezo gikomeye ugira kigufasha nyine kukubera umuyobozi mu mibereho yawe buri munsi? Yego. Igitekerezo kimfasha cyane cyane ni uko iteka nahamparanira kuba uwo ndiwe. Hari mu mahitamo hari akaga tugira, nk'uko navuze haruguru, amahitamo yose ayoborwa na bya bintu urimo, abo mubana, ibyo mwabanyemo, uko baguteguye, byose birimo. Ariko hari aho ugera, iyo ugera ahantu ushobora kwifatira umwanzuro, hari aho utemera kuba, navuga ngo ni iki, sinzi niba umbabarire gukoresha iri jambo, kuba ikimoteri. Ni akaga, dustbin. Ni akaga iyo unaniwe kwifatira umwanzuro ngo ubu uriwe, ahubwo ugahora uri hasi no hejuru kubera ibyo abandi ubona n'abandi cyangwa ibyo abandi bakubwiye. Ibyo bintu nibyo bintu ngerageza kwirinda cyane. Ngewe ndi Jean Marie Vianney Harerimana, ndi uwo ndiwe, mparanira iteka kuba uwo ndiwe. Ndiyemera, nemera ko nahawe ibyangombwa byose kugira ngo mbe nakwifatira umwanzuro. Neza, turizera ko muri amahoro, turizera ko Imana ikomeje kubarinda mu buzima murimo, mu mirimo muri gukora. Uretse ndizera ko ubwiza bw'Imana bumuriho. Turabashimiye cyane kuba muhisemo kuza gutega amatwi ikiganiro cy'inzira nziza. Nk'uko bisanzwe rero, iyi platform idufasha kwiyubaka mu bitekerezo, mu myumvire, mu mibereho mizima, ndetse n'ubuzima butanga impinduka mu buzima bwacu bwa buri munsi. So rero murakaza neza, mwumve mikaze, kandi turabakeneye kugira ngo muduhe ibitekerezo byanyu namwe aho ngaho muri comment. Turatwandikira, tubwire uko mwumva iki kiganiro, ibitekerezo mwakuyemo, ndetse n'ibindi mubona byadufasha. Kandi mwibagirwe ko ufite ubuhamya bukomeye yatanga, aho hasi haba hari WhatsApp number ashobora kuba yatwandikira, tukaba twapanga uburyo bwiza bwo guhura, akaba yaduha ubuhamya. Niba hari ubuhamya ufite ushobora gufasha abandi, ushobora kumufasha ndetse ugafasha n'abandi badukurikira hano. Uyu munsi rero
muri iki kiganiro ni ikiganiro kidasanzwe. Ndi kuvuga ko ari ikiganiro kidasanzwe kuko twagize amahirwe akomeye yo kubona umutumirwa ufite byinshi asobanukiwe mu buzima, umuntu mukuru w'inararibonye kuri experience y'ubuzima, uzi byinshi byamfasha, uzi byinshi byagufasha, ufite ubumenyi bwinshi buhagije bw'imibereho, cyane cyane nk'urubyiruko rufite byinshi twamwigiraho. Ubwo rero ube hafi rwose, ntuze gutakaza aya mahirwe yo kumva ibintu bikomeye tugiye kwigira. Rero insanganyamatsiko ikomeye uyu munsi dufite, ndifuza ko nta muntu uri buze kwitakaza, kuko tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye kandi idasanzwe mu buzima bwa buri muntu. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku mahitamo meza. Ese amahitamo meza afatwa ate? Ese amahitamo meza akora ate mu buzima bw'umuntu? Ese guhitamo neza bivuze iki ubwabyo? Rero nk'uko dufitiye ubutumirwa ari buze kudufasha kugira byinshi dusobanukirwe ku bijyanye n'amahitamo meza, ni umuntu ufite experience zikomeye mu buzima, aho yagiye akorana n'abantu benshi, yakoreye ibigo binini bikomeye, aho ni umujyanama mu bijyanye n'ubuzima bwa business, mu bijyanye n'imikorere, aho yagiye akorera ibigo byinshi bitandukanye bya leta ndetse n'ibyigenga. Kugeza n'ubu ngubu aracyakora nk'umujyanama mu bikorwa by'ubucuruzi, mu bikorwa byinshi bibyara inyungu. Murumva rero ko afite ibintu byinshi agomba kudusangiza, tugomba kumwungukiraho muri uyu mwanya. Murakoze. Amazina ye yitwa Jean-Marie Vianney Harerimana. Jean-Marie Vianney Harerimana, murakoze cyane kuza mu kiganiro cy'inzira nziza. Tuguhaye ikaze. Murakoze Bwana Duncan. Ndabashimira mbere na mbere, ndabashimira ariko kuba mwantumyeho mwifuje ko twaganira. Ntabwo ari umuntu wese wahabwa amahirwe yo kuganira namwe. Ikindi ngira ngo mbashimire ni uko nabashije kureba podcast yanyu kuri YouTube. Iranshimisha mu by'ukuri, mwakoze amahitamo meza. Ikiganiro rero uyu munsi topic mwavuze ngo ni amahitamo meza. Guhitamo icyo nabivuga mbere na mbere tudatinze, ni uko iyo umuntu agifite amahitamo, ni uko aba ashobora kubaza ubwonko bwe, haba hari amahirwe menshi. Iyi si tubamo ibamo amahirwe menshi, ariko kandi iyo bageze ngo igihe cyo guhitamo, ni uko uba ushobora gufata icyemezo bitewe n'ibyo ubona, bitewe n'ibyo wahuye nabyo, n'ibyo wanyuzemo. Nkamwe cyane cyane urubyiruko, umuntu kugira ngo abashe gukora amahitamo meza, mu bwana bwacu uribuka tuba twaragize igihe cyo gutegurwa kugira ngo tuzagere igihe tuzaba turi bakuru, dushobora kwifatira umwanzuro, dushobora kwihitiramo, tuzabe twarateguwe bihagije. Twagize amahirwe dutegurwa n'abatureze, imbere na mbere ababyeyi. Ngira ngo mfate umwanya mbashimire mu izina ry'ababyawe, twese twarabyawe, dushimire ababyeyi. Ariko hari n'abandi ababyeyi nyuma yaho, ububyeyi, ubufasha bw'umubyeyi bwo buhoraho kugeza igihe cyose uzaba umufite. Umubyeyi ahora ari umubyeyi. Ariko nanone hari abandi biyambaza abigisha, arabigisha bagutegura mu buryo bw'ubumenyi, baguha ubumenyi bw'amasiyansi, baguha ubumenyi bw'imyitwarire, baguha ubumenyi bunyuranye. Umuntu akeneye ubumenyi bwinshi kugira ngo azagere igihe cyo gufata umwanzuro afite ubumenyi aheraho bumufasha. Hari abigisha ku buryo bahabwa na leta, hari ubufasha buhabwa n'umwigisha ukwigiye ugutegura wenda mu byerekeranye n'imibereho ya kimuntu rusange. Ariko hari n'imibereho navuga, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, ni spirituel, donc byerekeranye n'imyemerere yawe, uburyo bw'umwuka, iby'imyemerere, kuko dufite Imana hejuru y'ibintu byose. Hari n'uko utegurwa n'ubufasha buba abantu benshi babigiramo uruhare, ku buryo uwo munyadini agiramo uruhare, leta igiramo uruhare gufasha gutera imbere, kugira ngo igihe uzaba wabaye umuntu ushobora gufata ibyemezo, uzafata ibyemezo biri byiza. Ni uko baba warateguwe. Yego, inyigisho zikomeye. Urakoze cyane. Kumva ubuzima umugani ni uruhererekane rw'ibintu byinshi. Harimo imbaraga kugira umuntu aba ari umuntu, kugira ngo n'uyu muntu, harimo imbaraga z'umuryango, hakazamo imbaraga z'idini, ndavuga itorero, hakazamo n'imbaraga za leta. Ugasanga umuntu uruhurirane rw'ibikorwa byinshi biba byabaye mu buzima bwe. Usanga leta iba yaradufashije,
ababyeyi bakadufasha, amadini akadufasha, mu by'ukuri ugasanga njyewe ndimo amasomo menshi bitewe n'ahantu henshi nagiye nyura kugira ngo ubuzima bwanjye bubashe kugira ishusho cyane. Urakoze cyane rero kuri iyi ngingo twateguye, nifuje kuba nagira ibibazo bike nkubazaho nibaza undi kumva nakubaza cyangwa n'undi muntu ajya yibaza, kugira nk'umuntu mukuru nyine udufashe kutubwira uko ubyumva kugira tubashe kugira ishusho koko y'amahitamo. Byiza cyane. Urakoze cyane. Mu bibazo ndibuze kukubaza ntabwo ari byinshi. Ni ryari wamenye ko guhitamo neza bifite ubusobanuro bukomeye mu buzima bwawe? Ryari wahise wamenye ko kugira amahitamo mazima cyangwa guhitamo bifite igisobanuro gikomeye mu buzima bwawe? Guhitamo nibyo bifite agaciro cyane, kubera ko ihitamo mbere na mbere uhitamo bitewe na bya bintu byose bwa bumenyi ufite, noneho bwiyongeraho n'ibyo ubona, ibyo urimo. Noneho bigahita uvuga uti ndashaka kuba iki ngiki. Ikintu cya mbere ugomba kuvuga uti ese ndifuza kuba iki. Muri twe nk'uko bivuze dufitemo ibintu byinshi biturimo, turi uruhurirane rw'ibintu byinshi, ariko wowe mbere na mbere ugomba kumenya uti ngewe ndinde, nkurikije ubwo bumenyi bampaye, nkurikije abo bose bagize uruhare mu kungira uwo ndiwe. nawe ugomba iyo ni intambara umuntu ahorana mu buzima bwe bwo kwibaza ndinde, njye ndinde. Iyo rero umenye icyo uri cyo, ariko iyo ni intambara ikomera. Nibura ari kurimenya ukamenya, iyo wimenye umenya icyo ushobora, kuko ntabwo dushobora byose, ntabwo turi Imana. Bikurikije n'ubumenyi baguhaye, bikurikije n'uri we, uravuga uti nshobora iki ngiki. Noneho y'amahitamo yawe azagendera kuri ibyo ngibyo, ariko kandi umenye uti ngewe kugira ngo mvuge ko ndifuza iki, ni iki kizanyereka ko nahiriwe. Twese turashaka guhirwa, ariko guhirwa kwacu tugiramo uruhare duhitamo. Hari ibyiza iteka Imana yatubwiye ko hari icyiza n'ikibi tugomba guhitamo, ariko iteka tuba duharanira guhitamo icyiza. Kandi wagira amahirwe kubera ya formation wahawe, bwa burere wahawe, ukagira amahitamo. Guhitamo rero ushobora guhitamo igituma ugera ku byiza, kuko nibyo twifuza, ariko ushobora no gukora amahitamo ashobora kukugeza ku bitari byiza, ibyo bishobora kugushyira mu kaga. Ibyo rero ugomba guhitamo wowe ubwawe. Hari n'igihe amahitamo wiyambaza nawe inshuti zawe na babandi nakubwiye bagize uruhare mu kugukora icyo uri cyo, ukaba wababwira uti hano hari amahitamo abiri, ariko ese bibaye ngombwa ko mpitamo, ko ndi kubona nahitamo kuriya. Murabona hari cyane cyane nk'abihaye Imana, nibo nadafataho urugero, usanga bafite ngo ni abagishwa nama. Umuntu afata rwose akumva ko yemera ko hari icyo amurusha, yemera ko hari icyo amwunganira, uretse ko ntabwo ari kurusha ibyo ku maformation ufite. Buri wese yakwigisha, buri wese afite icyo yakubwira, ariko mu buzima nanone amahitamo ugomba kugira uhitamo nawe ushobora kubwira ibintu, ugira uko umwemera. Ntabwo ari umwe ushobora kugisha inama bitewe na domaine arimo, bitewe n'ibyazi n'uko yitwara. Uti ese bimeze bite? Ntabwo sina ngombwa kugira umujyanama umwe, ushobora kugira umujyanama muri iyi ngibi n'umujyanama, ariko gufata ibyemezo ni wowe. Mbere na mbere ibyemezo byiza ufata ni kuri byerekeranye na discipline yawe, kuko akenshi niho abantu benshi tugwa. Tugomba kuba abantu bari discipline. Ntabwo bihagije kugira ubwenge gusa, ahubwo ugomba no kubushyira mu bikorwa. Ntabwo bihagije kugira ibitekerezo byiza, ahubwo ibitekerezo byiza bigomba kujyanwa no mu bikorwa, ndetse no mu myitwarire yawe, n'ukuntu ubana n'abandi, n'ukuntu ubana n'ibidukikije byose. Ibyo byose bigaragaza amahitamo meza, kandi ukamenya icyo ushaka ni iki kizakwereka ko igipimo cy'uko uri mukuri, ko nawe wishimira ibyo ukora kandi ubona ko utera imbere ku byo ushaka. Ntabwo ari undi burya umenya ngo uteye imbere ninde. Iyo umuntu abona utuye mu nzu ihenze cyangwa ugenda mu modoka igeze avuga ati uriya yarahiriwe, yageze yajya. Ariko wowe ugomba kumenya icyo ugamije ni iki. Ese ugamije kugenda mu modoka nziza cyangwa ugamije kubana neza n'abantu? Ibyo byose dufite ibyo tugamije, ariko nawe ufite ibipimo bikwereka ko uri mu nzira nziza cyangwa wageze aho wifuzaga kugera. Icyo nicyo kintu cya mbere kiri mu
mu guhitamo neza. Hitamo, ntiwemere ko hagira undi uguhitiramo. Hitamo byiza kandi akenshi umenye ko amahitamo ari bo bareba mbere na mbere. Urakoze cyane. Ndumva tugomba guhitamo bihuje n'indangagaciro zacu. Nyine amahitamo atari buze kudusenya, ahubwo tukagira amahitamo adufasha kuba abo turi bo, adufasha kuba beza, kugira impumuro nziza mu bidukikije ibyo wagiye uvuga. Ndumva aho ngaho naho harimo isomo rikomeye. Ikindi kibazo gikurikirana kumva nakubaza, duhitamo nyine buri munsi kuko ubuzima bwacu bushingiye ku mahitamo. Harimo ibyo turya, ibyo twambara, icyo tuvuga, n'ibyo dutekereza. Numva ngize amatsiko, ese hari igihe byanga byakunda wahisemo, hari igihe wigeze guhitamo nyuma ugasanga uhisemo ikintu kitari cyo? Niba byarakubaye icyo gihe ugasanga wenda wagizemo amahitamo atari meza muri experience yawe, wabikozeho iki? Ni gute wabigenje ute nyuma yo guhitamo ikintu noneho nyuma ugasanga wenda amahitamo mu buzima? Amahitamo dukora iteka twifuza guhitamo byiza, ariko amahitamo dukora iteka ntabwo ndakubwira ka specific nkubwira ngo ni byagenze bite, ariko byambayeho kenshi. Ariko iyo ndamutse nkoze ihitamo ritari ryiza, hari ibimfasha. Ikintu cya mbere ni uko mba naratekereje icyo nifuza kugira. Buriya ikintu cya mbere umuntu agomba kugira mu buzima bwe ni ukumenya ahantu yerekeza, kuko ibyemezo ufata ayo mahitamo ni menshi. Buri munsi dukora amahitamo ndetse n'ibyemezo dufata, ariko iteka ni nk'uko uba uri kugenda ufite imodoka mu muhanda, hari aho ugera bikaba ngombwa ko uri buhagarare cyangwa uri bugende kure cyangwa uri bugiye kikubanga, ugafata icyemezo cyo kugikwepa cyangwa kugikubita bitewe n'uko ukibona na shusho wagezeho. Ikidufasha rero nko iyo uramutse ufashe icyemezo amahitamo atari meza cyangwa ngo ufite uwo muntu, umenya ko ntabwo ugenda kure cyane ngo ugere kure wibeshye, ahubwo kubera ko ufite icyerekezo umenya vuba ko uri mu nzira zitari zo wafata icyemezo kitari cyo. Ibyo rero bigufasha ni uko usubira inyuma vuba ugakata. Kandi ikindi ni ukubyemera. Ikintu tugomba kumva mu buzima ni uko ushobora gufata icyemezo iteka. Iyo dufata ibyemezo tugomba guhora wibaza ko unazirikana ko ushobora gufata icyemezo kitari cyo. Iyo ni intambwe ya mbere ko kuba ushobora no gukosora, kuko birashoboka ko udakomeza kugenda mu byemezo bitari byo, ahubwo ukajya ugera gutyo ukagikosora cyangwa se ukakigorora. Ibyo rero mu buzima hari byinshi nagiye nkora nabyo rwose, ngafata ibyemezo bitari byo, ariko nkagira amahirwe yo kubyumva vuba nkagira. Ariko nabyo ni byo kugisha inama, kuganira na bagenzi bawe, ndetse no kumenya. Hari ibitabo abantu banditse, cyane cyane ibitabo ntangaho urugero cyane ni Bibiliya, kuko irasa naho ivuga byose. Iyo udasoma Bibiliya kenshi ushobora kugenda mu byemezo, gufata icyemezo kitari cyo, ukanagitindamo ntumenye vuba ko atari cyo. Ariko Bibiliya ni igitabo nagira ngo nshishikarize buri wese, kuko ni igitabo gikomeye cyane kidufasha gufata ibyemezo biri byo, ariko nanone kikwereka ko wakosheje. Iyo utandukiye gato ugafata icyemezo kitari cyo, ni igitabo kigufasha vuba vuba kumenya ko wakoze icyemezo kitari cyo, ukaba wagaruka vuba, kikanagufasha kugaruka. Yego. Yenda nzajya nkubwira ibindi bitabo ko tuzagenda tugera, ariko icyo ni cy'igitabo par excellence nakubwira. Bibiliya njye kuntu nyifata, buriya tugiye mu bumenyi cyangwa ubwenge Imana yahaye umuntu, nk'iyo dukoze ibikoresho bya electronique cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose, for example nk'imodoka, urayikora wamara kuyikora ugashyiraho catalogue uburyo igomba gukora n'uko igomba gukoreshwa. Njyewe Bible nyifata nk'aho ari nka catalogue nyuma y'uko Imana y'umuntu yahaye umuntu, kugira ngo icyo gitabo agisome kimufashe kubona ishusho y'uko agomba kubaho ubuzima bwa buri munsi. Mbona ni nka catalogue igomba kutuyobora. Rero umuntu ubaho adasoma Bibiliya abaho nyine nk'ikinyabiziga gishobora gutwarwa n'umuntu utazi uburyo bwo kucyitaho cyangwa kugikoresha. Kandi urizi iyo utwaye imodoka utazi kuyikoresha, utayisobanukiwe, urayangiza cyangwa ikaba inashobora no kukwangiza nawe. Nanone amahirwe yo kwangirika aba ari menshi
ku muntu uwo ari we wese ubaho adafite aho yegera cyangwa adafite aho abonera umwanya wo gusoma Bibiliya. urakoze cyane. Numva icyo kintu nacyo kirimo ubutumwa bukomeye. Numva icyo kintu kirimo ubutumwa bukomeye ku bijyanye n'uko dufata amahitamo nyuma wenda ugasanga twafashe atariyo, twagakwiriye umugani kuba dufite umutimanama uhita ukumvisha ko ahantu wagiye ntawe utandukiriye. Ariko nk'uko bivuze muri make ugenda burya nanone umuntu utazi inzira arimo biragoye cyane ko yamenya ko yayobye utandukiye. Buriya iyo wamaze kubaka inzira yawe y'ubuzima bwawe usobanukiwe neza ahantu ugiye birakorohera cyane kumenya ko wayobye, kuko iyo wisanze mu cyerekezo atari cyawe uhita uvuga ahantu ndi ntabwo ariho nakwiriye kuba ndi. Ubwo kumva amahitamo nanone agomba gushingira nanone kuko aho dushaka kujya, ku byo dushaka gukora, abo turi bo, ndetse no mu ndangagaciro zacu aho tugiye. Urakoze cyane. Numva aho ngaho hari ubutumwa bukomeye. Ahandi ikindi kintu kumva nakubaza nanone, abantu benshi tugira amahitamo, ariko amahitamo tugira akenshi ugasanga ashingiye ku byo turi kubona uwo mwanya, ibyo turi kureba. Rimwe na rimwe ugasanga turi guhitamo tutitaye ku kintu gishobora kuba nyuma y'amahitamo yacu, especially mu bantu nyine abantu b'amaraso mato nkatwe, urubyiruko. Usanga tugenda tugira amahitamo ariko gusa tugendeye ku byo turi kubona uwo mwanya biri hano. Ntabwo dushobora kenshi kugira imbaraga na viziyo idufasha kubona, kuvuga ngo tuvuge ngo wenda amahitamo ngize uyu munsi mu myaka 2 iri imbere aya mahitamo ngize azaba yarangije muri iyi nzira. Ese aya mahitamo ngize ahuriye he n'uwo ndiwe n'indangagaciro zanjye? Ese amahitamo ngize aya mahitamo ngize ku mutima w'Imana aragaragara gute cyangwa arasobanura iki? Aya mahitamo ngize kuri njye n'umuntu nahisemo cyangwa ngomba kubaho kuri njye, aya mahitamo ni amahitamo ki? Aramfasha iki mu myaka iri imbere? Nzaba ndinde ngendeye ko aya mahitamo mfasha uyu munsi? Ku bantu duhitamo akenshi tutitaye ku ibyo, tugendeye gusa ku byo tubonye uyu munsi, watugiriye he nama? Watubwira iki? Yego, urakoze cyane kuri icyo kibazo cyawe. Mu by'ukuri uri mukuri cyane. Kuri mwewe urubyiruko batoya, koko mugira uko mwihuta, uko mufite amaraso ashyushye, nako no gufata ibyemezo nabyo byihuta. Akenshi ukaba ni nayo icyo gihe umuntu ashobora gufata ibyemezo bishobora kumutera ikibazo cyane, bishobora ejo hazaza. Ariko nabwo umuntu afata nanone ibyemezo byiza bishobora guha ubuzima bwe icyerekezo. Mu by'ukuri umuntu kugira ngo ushobore kugera kuri ibyo ngibyo inama twavuga, ugomba kumenya mbere na mbere ni ibyemezo bigendeye ku ndangagaciro za mbere za muntu, nk'uko nakubwiye yazihawe n'Imana, ziri muri cya gitabo nakubwiye haruguru, Bibiliya. Urakoze. Kikagira na bya bindi bahari abanyuze hose, niho haguha indangagaciro dufite nk'umuntu, cyangwa se umuntu warezwe, umuntu wabayeho mu bandi, afite indangagaciro zimuranga ziri rusange. Ariko iyo ugeze mu gufata ibyemezo, uvuze uti ni gute wafata ibyemezo bitakubangamira mu gihe kizaza, nyuma y'izo ndangagaciro duhureho nk'umuntu warezwe, umuntu wabaye n'abandi muri sosiyete, wagize gute, hari indangagaciro nawe ubwawe ugomba kwifatira, ukavuga uti ngewe kugira ngo nzabe umubyeyi mwiza, kugira ngo uzirinde kuba koko wafata ibyemezo bizakugira ingaruka mu gihe kizaza. Ni bya bindi nakubwira, uravuga uti ngewe ndashaka kuzaba umubyeyi mwiza. Ugomba kuri za ndangagaciro duhuriyeho nk'abantu kugerekaho noneho izawe z'umubyeyi mwiza. Uti umubyeyi mwiza numeze gute? Ntuzashobora gufata icyemezo yakarongora umufasha ukwiriye, ntuzashobora kubyara abana akabarera mu buryo bukwiriye, ntuzashobora gukora ibi ku buryo bukwiriye. Icyo gihe rero ni byiza ko ureba aho uhera, ugira isoko uvomamo izo ndangagaciro. Hahandi babandi bagufashije mu kubaho mu burere bwawe, ugomba kureba ntihagire icyo unyuramo utakaza kitagusigira isomo, noneho ukabihuza n'ibiriho ubu ngubu, nanone ukareba ibiriho uyu munsi bimeze bite. Ufashe rero ibyo byakubayeho mu gihe cyashize, ukareba n'ibiriho uyu munsi, ubwirwa n'ibitabo, ubwirwa n'abo muganira, ubwirwa n'ibyo urabona aho unyura hose,
icyo gihe bitakubaye amasigara cyicaro cyangwa byo kubona ukabibona nk'umuntu nk'uko inyamaswa yabibona ntibigire icyo bigusigira, icyo gihe nibwo bishobora gutuma ufata icyemezo kitari cyiza kizakugiraho ingaruka ejo. Ariko iyo urebye neza ibyakubayeho ukareba neza n'ibyabaye ku bandi muri environnement wabayemo, ukareba n'ibiri kuba uyu munsi n'ibiriho, noneho bishobora gutuma ufata icyemezo uyu munsi kizatuma ejo kitakugiraho ingaruka, kizakugiraho ibyiza ariko ntabwo kitakugiraho ingaruka mbi, izakubyarira ibyiza bitewe n'ibyo byose wagiye uhura nabyo, wagiye ureba, wagiye ugisha inama, wagiye usoma, wagiye wiga, wagiye urabona nk'urubyiruko mu by'ukuri niba ubana na bagenzi bawe, abo uri bo urabona bagenzi bawe, ukavuga uti uyu nguyu yashoboye kwitwara neza, inzira yanyuze ni iyi, ushobora kuyireba, kuba mwarabyirukanye ukamureba, ushobora no kuganira nawe, ushobora no kugendana nawe, sibyo? Mu byemezo mufata nk'urubyiruko akenshi mugira no kugira ikibazo cyo guhitamo abo mujyana, abo mukorana, ugasanga uhisemo yenda uwo muzajyana gukina agapira ni byiza, uhisemo uwo muzajyana kunywa agacupa ni byiza, ariko nuhitamo ukunda agacupa cyane kakica ibyo akora, ndumva ko uzaba ejo hawe hazaza uzaba utangiye kuhashyira mu byago. Rero izo ndangagaciro nakubwiye z'igihe cyashize, z'igihe turimo, n'ibyo ubona byose n'ibitaba amasigara cyicaro bizagufasha gufata ibyemezo none bizaha ejo hawe hazaza icyerekezo nyacyo cyiza. Ni uko mbyumva. Murakoze cyane, ndumva rwose iki kiganiro kimbere impinduka zikomeye ku bijyanye n'uko agendaga mfata amahitamo. Buriya ubu ndi gusobanukirwa uburyo nyine amahitamo tugira ariho ipfundo ry'imibereho myiza iri. Kuko ibyo uhisemo byange bikunde nibyo bikugira uburiro. Niba uhisemo kuba umuntu usuzuguritse, nyine isi iragusuzugura niko iteye. Nuko akenshi usanga duhitamo ibintu bidusuzuguza ariko unconsciously, mu buryo tutazi, mu buryo tutatekereje. Gusa umuntu wese uhitamo atabanje gutekereza ku mahitamo, byanga bikunde igisubizo kiza ari kibi. Kuko ndumva icyagushobokera kugira ugira amahitamo mazima ni uko ugomba kubanza watekereza, ugakora digestion, ukadigestinga, ugatekereza ku kintu ugiye gufataho umwanzuro, nanone ukareba kuri kote z'ingaruka nziza n'imbi zirava mu cyemezo ufashe ndetse no mu mwanzuro ufashe, ugatuza. Kuko nararebye nanone nsanga ibintu byose ukoze wihuta, amahitamo ugize muri rush, wihuta utabanje gufata umwanya wo kudigesting, wo kuza umwanzuro ugiye gufata, amahirwe menshi ni uko birangira bikugizeho ingaruka, kandi burya biba bigize no ku isi ingaruka, ku isi muri rusange. Kuko njyewe ndafunkisiona mu buryo bunini, hari icyo maze ku isi, nawe hari ikindi umaze ku isi. Isi mvuga ni icano y'abantu ukuntu duhura buri munsi. Ku muntu uha serivisi runaka ujya kuyigura iwawe, uza kuyigura iwawe, cyangwa ku muntu ujya kuguraho serivisi, yaba umunyonzi, yaba umumotari, umuntu ukora mu bitaro. Buriya ubuzima bumwe bw'umuntu bwangiritse ahita ava muri sayiko, ntaba agikeneweho ibyo bintu yafashishaga abandi bose muri rusange, ntaba agishobora kubaha imirimo n'ibikorwa bya leta, ntaba agishoboye kugendera ku ndangagaciro z'umuryango we, ntaba agishoboye kubaka ishusho ifatika y'ubuzima bwe. Niyo mpamvu nyine amahitamo tugomba kuyitondera igihe cyose tugiye kuyafata. Biri mu bintu bikomeye nk'isomo ringarutsemo nanone, kuko byangaragayeho nanjye hari amahitamo nagize mabi ndayicuza. Ubu ni kwicuza ni cyagiye nyine ikintu kikugeraho ukabona umusaruro uvuye mu mahitamo nagize, nkabona rwose ntabwo ukwiriye, nkabona ugabanije cyangwa wangije indangagaciro nari mfite muri sosiyete, cyangwa ugasanga amahitamo nagize yishe ubuhamya bwanjye, ugasanga mbese hari ikintu gikomeye kimvuyeho kuko kuba gusa nahisemo ntabanje gutekereza neza ku mahitamo nagize. Aka kanya rero
nibutse ko ari byiza kongera kugira irindi tangiro rishya kandi ryiza mbere yuko hari amahitamo yajya nzaho cyangwa nagira nabanja kudigestinga nabanza kureba ingaruka zishobora kuva cyangwa zirava mu mahitamo ngiye kugira. Urakoze cyane. Ndumva rero umuntu wese aramutse arebye ku mpande ebyiri mbere yuko agiye kugira amahitamo, akareba icyo amahitamo yagiye guhindura mu buzima rusange, akareba amahitamo agize icyo agiye guhindura ku buzima bwe bwite, ibyo byose byatanga impact nziza ikomeye ku mahitamo y'umuntu. Urakoze. Ikindi kibazo rero ndi kumva mfite nakubaza, wihangane nakubaje. Yego, nta kibazo, dufite umwanya yo kugira byinshi menya. Nshaka kwiga. Impamvu ariko nshaka kwiga nuko hari amahitamo nagiye ngira nanjye menshi. Yego. Mbona yantakarije igihe, mbona yangije ishusho y'uwundi we. Yego. Nkabona nyine amahitamo nagize n'imyanzuro nafashe ya shusho yanjye na ya repetition abantu ari ugasanga yangiritse. Niyo mpamvu rero iyi topic ndi kumva nabaye so excited kuyiganiraho kugira ngire ibintu byinshi nunguka. Hari amahitamo mabi masimbuza andi mahitamo meza, kuko nibyo biramfasha, nibyo birafasha n'abandi, nibyo biragufasha nawe dukurikiye. So ubwo ikibazo ndi kumva nakubaza, ariko nicyo cya nyuma nihaza ikindi urihangana. Nta kibazo. Kumva nakubaza ni indangagaciro ki cyangwa igitekerezo kikuyobora mu mibereho yawe ya buri munsi. Ni indangagaciro ki cyangwa ni ibihe bitekerezo, ikihe gitekerezo gikomeye ugira kigufasha nyine kukubera umuyobozi mu mibereho yawe ya buri munsi? Yego. Igitekerezo kimfasha cyane cyane ni uko iteka namparanira kuba uwundi we. Hari mu mahitamo hari akaga tugira. Nk'uko navuze haruguru, amahitamo yose ayoborwa na bya bintu urimo, abo mubana, ibyo mwabanyemo, uko baguteguye, byose birimo. Ariko hari aho ugera ahantu ushobora kwifatira umwanzuro, hari aho utemera kuba, navuga ngo ni iki, sinzi niba umbabarire gukoresha iri jambo, kuba ikimoteri. Ni akaga, dustbin. Ni akaga iyo unaniwe kwifatira umwanzuro ngo ubu uriwe, ahubwo ugahora uri hasi no hejuru kubera ibyo abandi ubona n'abandi cyangwa ibyo abandi bakubwiye. Ibyo bintu nibyo bintu ngerageza kwirinda cyane. Ngewe ndi Jean Marie Vianney Harerimana, ndi uwo ndiwe, mparanira iteka kuba uwo ndiwe, ndiyemera, nemera ko nahawe ibyangombwa byose kugira ngo mbe nakwifatira umwanzuro. Narateguwe neza, nagize ibinkikije, ari abantu, ari ibintu, nagize n'Imana yanjye yagerageje kumpa kungira uwo ndiwe. Ibyo rero ndabyemera, nkemera uwo ndiwe, nkemera ko ntaba ya dustbin wavuze, ko umuntu wese aza ngo yinjire mu cyo ndicyo abe yakivanga uko yishakiye. Ngenda uwo ndiwe, nemera ko nateguwe, ko nshobora kwifatira imyanzuro kandi nyayo. Ntabwo hari abantu bagira gutya bifuza kubaho uko abandi babayeho, akumva ko kugira ngo abe umuntu wubashwe ugire gute ari uko abaho nk'uko Duncan abaho, kubera ko Duncan afite inzu nziza, afite imodoka nziza, afite akazi keza, azi kubana neza n'abantu n'iki byose. Ibyo ni ibya Duncan, bitandukanye n'ibya Jean Marie. Icyo kintu rero cyo kuba uwo uriwe no kwiyemera, ntabwo gukora cyane bifite akamaro, ni byiza cyane, ariko byo ubwabyo ntibihagije. Ahubwo birasaba ko umenya ndakora ngamije iki, ndifuza kujya he, ndiki ndifuza kujya he, nabigeraho nte. Ugakora neza cyane, ariko ukamenya n'icyo ugamije kubamo, kuba wageze ku ntego yawe. Intego yawe ni iyi. Ntiwemere ko umuntu agufatira umwanzuro, ntiwemere ko aguha intego, ntiwemere ko aguhaye icyerekezo. Icyerekezo ni wowe, ni icyawe, kandi ukagiharanira, ukumva ko ari wowe ugishinzwe kurusha undi wese, kandi ukumva ko kugera ku byo wifuza ari wowe bireba, ari nawe bifitiye agaciro, ari nawe ubiha agaciro kurusha undi wese. Wiharanira ko ari umuntu ari uzagushimira icyo uri cyo, ahubwo wowe shima icyo uri cyo kandi ukigeraho, kandi ntuzagaye intambwe uteye. Turifuza gutera intambwe ndende nyinshi,
ariko ushobora gutera intambwe imwe ukayishimira kandi ikaba ihagije kurusha uko watera intambwe igihumbi utishimiye idafite umumaro. Kandi umumaro dufite ni umumaro wifitiye wowe ubwawe, ufitiye sosiyete urimo, umuryango urimo. Ibyo byose ugomba kubitekereza, n'umumaro ufitiye Imana. Indangagaciro zawe zose zigomba kugenda muri ibyo ngibyo. Ubana ute n'abandi, umariye iki abandi, wimariye iki, umariye iki isi yawe, umuryango utuyemo, ndetse n'Imana. Ukamenya ko hari indangagaciro bavuze cyane nziza, gutuza. Gutuza, umutuzo tuhabwa n'Imana, amahoro tuyahabwa n'Imana. Tuza, ntabwo ari intambara ubuzima. Imana yaduhaye uburyo bwo kubamo butuje, bufite amahoro, bufite urukundo. Ibyo bintu ukomeje kubyitwararika, urukundo, amahoro, gutuza, ukanabisaba Imana. Iyo bisabye Imana kandi ukabibamo, Imana irabiguha, nawe ukabibamo kandi ukabyishimira. Hari ikintu uvuze, kandi cyiza rwose, kuba nk'ubu ngubu abantu duhitamo tugendeye gusa kuko abandi babayeho. Nasanze ari ikintu cyangiza abantu benshi, nasanze ari ikintu cyangiza ubuzima bw'abantu benshi. Nk'ubu ngubu nkanjye mfite experience nagiye mbona muri cycle cyangwa mu buzima tubamo, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Akenshi amahitamo tukagira amahitamo turebeye gusa kuko abandi babayeho. Yego. Ugasanga ndi gufata ishusho y'imibereho y'abandi, akaba ariyo mfata gashyira mu buzima bwanjye nkagenda. Yego, ashaka kuba ko muri by'ukuri Harerimana Jean Marie Vianney we afite impamvu yahisemo ubuzima buteye gutya, afite impamvu yahisemo icyo kintu. Yego. Afite experience y'ubuzima ndetse afite n'aho kuyobora imibereho ye. Yego. Ariko wowe gusa kuko hari ikintu kimwe cyangwa bibiri ubonye gishobora kuba cyagaragara nk'ari cyiza mu buzima bwawe, ugahita ufata ishusho neza ya bwa buzima bwa Jean Marie ugashaka kuyensera mu mibereho yawe. Yego. Bisa nko kuba wafata inzu ukayubakira mu kirere, kuko ubwo ubuzima bwa Jean Marie ushaka gukopiya ufatira mu kirere. We afite uburyo yabwubatse mu gihe kinini. Yego. Afite indangagaciro yubakiyeho, afite ubumenyi, afite imyemerere. Yego. Afite imibereho imutera kubaho gutyo. Yego, no kuba mu buzima bumeze gutyo. Ubwo rero wowe guhitamo ugashaka guhita ufata ishusho neza y'ubuzima bw'uwo muntu, uba wangije ubuzima bwawe. Uba ufashe wowe wa nyawe, ufatiraho. Ufashe wowe wa nyawe ukamutesha agaciro, ukamukuraho hejuru y'uwiwe, ukubakiraho undi muntu udafiteho n'amakuru kandi ya fondasiyo urumva rero ibyo bituma abantu benshi tubaho mu buzima butari bwo twebwe bacu ba nyabo tugapfa, ahubwo tugashyiramo abandi bantu batari bo mu buzima bwacu, ufite ubuzima bujagaraye. Rero niba ushobora kuba, niba akanya naba nko mu buzima nkopera cyangwa nigana indangagaciro z'abandi cyangwa uburyo abandi babayeho, ubwo mba navuze ngo njyewe nta gaciro mfite, mba namaze kureba muri njye nkabona nta kintu maze, ahubwo hejuru y'uwundi we nkubakiraho abandi, njyewe nyawe akabura. Yego. Noneho ahubwo ngatangira kugaragaza imimerere n'imibereho by'abandi bantu. Urumva rero ni igihombo gikomeye. Nta muntu muzima ufite icyerekezo, nta muntu muzima ufite ubuzima ufite aho bujya, ugomba kubaho akopera abandi mico cyane. Hari n'ikintu kibaho dukunda kugira nk'urubyiruko nka gutya twebwe, ugasanga dufite cycle. Nimvuga cycle wenda umuntu avuga nk'itsinda cyangwa mu jambo wenda ntari cyakoresha ariko nk'ikigare. Yego, cyangwa abantu nyine abantu muri kumwe mu buzima bwa buri munsi. Ugasanga iyo sosiyete ntoya cyangwa nini tubamo, ugasanga hari ibintu tugenda dukora ubwacu tutabishaka ariko tukabikora kugira ngo twemeze abandi tubana bakwemera, kugira tugaragare nkaho twese nabo. Nagiye ngira ama experience menshi nko ku bantu urubyiruko rw'itabi. Yego. Ugasanga mu muryango nta muntu n'umwe wigeze anywa itabi. Urumva nta muntu wigeze akoresha urumogi cyangwa n'ibindi biyobyabwenge. Yego. Ahubwo hakabaho kwa kundi tuva mu ngo iwacu mu byerekezo bitandukanye, tugahurira ku mabarabara cyangwa tugahurira mu mashuri cyangwa tugahurira ahandi hatandukanye abantu benshi
benshi abandi bahurira dukenera njye nawe tugahuza tukaba inshuti tukiyongeraho undi tukaba batanu 10 ugasanga hari ubuzima Kigali mwagikoze ugasanga hari ubuzima twubatse buzajya butuma duhura kenshi noneho ugasanga perspectives zacu ziratandukanye n'imyemerere iratandukanye imibereho iratandukanye noneho ugasanga dusa nkaho dushaka kugeneraliza imibereho n'imico gukora ikindi kintu gishya kibahuza mwese muhurira mu cyo kibi kigaranye guhuza n'aba bantu kande kuri mbona runaka Duncan we aba afite agapaki k'itabi mu by'ukuri mbona binasa neza kugira mbashe kuba ndi muri good spirit nawe mwisanisha hamwe gatabi kumva hari icyo bitwaye ugasanga araje kuko ari ibintu umuntu atagerageza ngo bimurekure araje arabigerageje ugasanga uwo muco wese umujyamo nawe agatangira kujya ajya kugura itabi kandi ari mu amahitamo gusa yashyizweho pressure na cycle itariyo yego urumva cyangwa undi muntu ugasanga yari umukobwa witurije yari umukobwa ufite indangagaciro n'ubuzima nyirubona ko ufite icyerekezo ariko social media cyangwa n'ubuzima bugezweho tubamo ikoranabuhanga ry'uyu munsi hari inyigisho ziri kuza nshyashya ugasanga nawe uwo wari uriwe uramwanze yego uwo wari uriwe wanyawe ushushanyije undi wowe wundi ufata wa muntu ubona kuri social media ubuzima bw'imbuga nkoranyambaga ukamuzana ugahita umushyira muri wowe yego kakubitamo masike ye wa wundi wawe turahita tumubura turatangira kubonaho indi mico y'undi muntu utari wowe wowe wanyawe apfa ushyire muri masike y'abandi urumva rero tugomba kwitonda cyane urakoze hano nizemo ibintu byinshi iri ni isomo rikomeye bimbwiye ko nyine ntagomba kugira umuntu uwo ari we wese nshaka kwisanisha nawe mujyanye gufata imyanzuro kandi irindi somo rikomeye nkuyemo ni uko ngomba kubona ishusho yanjye n'imibereho yanjye ngatangira gusobanukirwa ko amahitamo ya buri munsi ariyo atanga ishusho nyakuri y'imibereho myiza kandi ko ngomba kuyafatana ubushishozi amahitamo yose ngize ngomba kuyagirana ubushishozi kuko amahitamo niyo nyine ageza mu cyerekezo ndi kujyamo urumva nawe ariko bimeze rero Imana ishimwe kuba tubashije kubona ayo mahirwe rero dusa nkaho tugana ku musozi w'iki kiganiro ndi kugira wenda nagiye nkwicisha ibibazo nkubaza ibibazo byinshi ndi kugira wenda numve ubundi butumwa bwawe bwihariye watanga nubwo wenda byaba bidahuye cyane n'iyi ngingo twaganiragaho cyane ibintu bikomeye watanga bishobora kubona none nakungukiramo bikamfasha birutseho nyuma y'amahitamo meza agiye kugira mpereye uyu munsi murakoze cyane byo nyine amahitamo icyo natanga nk'inama cyangwa nk'ubufasha bundi ni uko mbashimira muri urubyiruko mwafashe ibyemezo byiza nk'iri zina mwe nabonye ikiganiro ngo inzira nziza ndagira ntabwo narangiza ntabibashimiye ko ari inzira nziza turabifuriza inzira nziza nka mu rubyiruko ariko ko ikindi mugomba kumenya ni uko ibi byo kwifatira ibyemezo ugendeye kuri za ndangagaciro twavuze ari ngombwa ugomba kumenya ko ibyemezo ufata ni wowe ubifata ariko ko bigira ingaruka kuri wowe mbere na mbere ariko no kuri babandi nk'uko twabivuze haruguru no kuri ahantu hose uri muri sosiyete yose urimo mu muryango mugari n'umutoya urimo wowe ingaruka zishobora kugira icyo cyemezo wafashe niyo mpamvu koko nyine gutuza mukabikora turabasabira ko mugira umutuzo mu byo mukora byose mutuze ubuzima Imana yabuduhaye ngo tububemo neza dutuje nta gupanika nta kwiruka iyo udatuje urapanika iyo udatuje ugasitara bikugiraho ingaruka zikomeye gusitara ni ngombwa mu buzima ariko iyo usitaye wari utuje ntabwo bikubaza nkaho wasitaye ujagaraye ntabwo ugusha amazuru rero nimutuze niyo nama naha urubyiruko nimutuze ariko kandi n'intambwe ntoya mukora mwishime mwikwigaya iyo nanone iyo wirukanka cyane ni ukuvuga iyo ntambwe utera intambwe mutera yaba ntoya yaba nini nimuyishime ni ntoya y'umunsi ni umunsi ni mutoya ni na munini bitewe n'uko wowe uwucunga bitewe n'ibyemezo wawufashemo rero mwikwigaya urubyiruko nk'abakuru turiho iteka turavuga ngo nta buzima butagira sinamenye ngo nagombye hariya kuba narirukanse cyane nagombye kuba oya
ingendo uriho ni iyawe, yego yishime, uyishime, uzagera niwiga gushima uzashima ibikwiye kugushima, kandi nutajagarara uzashima ibikwiye gushima, ubone n'ibyo ushima ariko washoboye kubikora birenzeho. Bityo rero inama yanjye ni ngiyo, mufate ibyemezo byiza kandi mutuje, kandi nibiba ngombwa iteka ujye uzirikana ko ibyemezo bifata bikureba ariko kutari wenyine, kuri muri muryango mugari. Umenye ko ibyo ufatamo ibyemezo bigufiteho ingaruka, bifiteho ingaruka ku muryango mugari. Murakoze cyane rero, ndabashimiye kandi nongeye kubashimira kuba mwahisemo ko tuganira. Uyu mwanya tumaze ntabwo twawutaye, turizera ko uzubaka byinshi. Jean-Marie, urakoze cyane rwose kuba wafashe umwanya wawe nawe ukaza hano kugira utuganirize, ukaza hano kugira uduhe ibi byose by'ingenzi duhaye. Ukoze ikintu kinini, utanze umusingi ukomeye, utanze support nini cyane kuri twebwe nk'inzira nziza podcast, ndetse n'abandi bantu bahisemo kudukurikira, ndetse n'umuntu ubashije kugira amahirwe yo kutwumva uyu munsi. Rero Imana iguhe umugisha kandi ugume rwose ugubwe neza mu byo urimo, kandi ndizera ko nitukwitabaza mu bindi biganiro uzajya uboneka kugira ugume twihere ku bwenge, turebe ko twaba urubyiruko ruzima rufite indangagaciro. Nta kibazo, nemera ko Imana yabimpaye kandi ko izabimbashisha. Ubwo nayo mbonaho umwanya wo kwishima, ntitujya dutezuka kwishima. Yego. Amen. Niyo dushima ibiremwa byayo tuba twishima, namwe tubashima tuba twishima. Amen. Yego, ndagusaba gushishikariza ko wadukurikirana, ugakora subscribe kuri channel kugira ngo tuzajye ugira ikiganiro kimutakaza, kandi ugashyiraho comment rwose ukavuga ko wabonye ikiganiro. Ushobora no gushyiraho n'insanganyamatsiko twifuza ko tuganiraho. Hariho WhatsApp namba aho ngaho ushobora kutwandikira kuri WhatsApp. Hari ibintu byinshi dushobora kuba twakora, hari ibitekerezo bishobora kukuzamo tutagize. Ni byiza ko wadusangiza rero kugira ngo tubibyaze umusaruro hamwe. Murakoze, Imana ibahe umugisha, naho utaha.